nshaka umusore ukunda Imana wubaha Imana ikindi cyongera akaba afite urukundo rwa nyarwo. Ikindi nasorezaho no kuba nkundira n'umuryango, mfite famiye, mfite mama n'umugabo we ari we data wacu, papa yarapfuye. Ikindi cyongeyeho mfite n'abana 3, urumva ko rero turi umuryango twuzuye. Ikindi nabasaba burya iyo uje ufite urukundo rwa nyarwo bibasawa cyane, kuko bindinda ibyo ninjiyemo by'urukundo bindinda kwicuza, nkicuza impamvu nabyinshi. Nshaka umugabo uzankunda akankundira abana, mbese umugabo uzaza tugafatanya ubuzima bwa buri munsi, abaye afite akazi gafatika, yaba akiri kwishakisha ariko nanone afite ifatizo, nabwo nta kibazo, kuko icyo mpamya neza ko ubushobozi n'ubushake nibyo cya mbere. Kandi nanone abibwira ngo amafaranga ntago yubaka, icyo nshaka ni urukundo ruhagije, nta bindi bintu mwifuzaho, kuko abaye atankunda ntago nshaka umuntu uzaza ngo tube twagirana ibibazo. Nshaka umuntu uzankunda, njyewe ubyimenyera, haba ku gato haba no ku kanini, cyane yuko uwa mbere, imfura ya mbere yiga matrini, yiga prive hari igihugu, niho yiga mu wa mbere. Muririra amafaranga ntago nababwira umubare, mwishyura amafaranga menshi kandi nkabasha kubimanaginga, kuko ubuzima bwinshi nagiye mbucamo bwose, rero nta kintu wambeshya. Niyo mpamvu nshaka umuntu dufatanya urugendo, tugafatanya ubuzima bw'ejo hazaza. Urabizi hari abagabo benshi batinya, bakumva nk'umudamu afite abana 3 akavuga ati abana 3 nzashobora kubarera, bivuze ko ubuzima. Rero Rusi agiye kuduhereza nimero ku musore cyangwa umugabo ufite gahunda, utazanywe n'ibindi nyine, wemera nyine kugaragaza urukundo rwonyine, ibindi mukazabishaka n'aba ari we ugira agakaramu yandika cyangwa muri telefone azaguhamagara. Yego, aba yazanye urukundo n'indangagaciro. Rusi babwire nimero. 079. Amazina yanjye nitwa Habiyaremye Claude, nkaba ndi umuganga wa gakondo, nkaba mvurisha ibimera binoze, nkaba mvura indwara zigiye zitandukanye, mvura amarozi y'amoko yose, nkavura igifu, nkavura ifumbi, nkavura za amibe. Tubafitiye n'imiti ikora ku ndwara z'uruhu, tubafitiye n'imiti ikora ku bagore batagira ububobere n'amavangingo, iyo guca imyeyo, abagabo gutera akabariro byananiranye, ivura ama infection atandukanye ku bagabo cyangwa ku bagore. Tubafitiye umunyu w'inyanja, tukabagirira amakara, igisura, ibumba, tukabagira na rya bumba ryitwa imumbwa riri abadamu batwite bakoresha. Tubafitiye imiti y'amoko atandukanye, dufite imiti irutsa amarozi, dufite imiti ikora ku nyatsi, dufite imiti ikora kuri business, ku bucuruzi, ikora ku nyatsi, wa muntu ukora ntibigende. Iyo miti yose turayibafitiye ku bwinshi. Tubafitiye imiti iyo bita cloves, turmeric, piripirimanga, tubafitiye ubuki bwiza bwa kinyarwanda, tubafitiye imiti y'amoko yose. Abadushaka, abatugeraho bafite uburwayi runaka, adresse namba ya telefoni ni 0788 aho dusangirwa mu murenge wa Jabana, umudugudu wa Nyacyonga. Turagushubije cyane gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, nk'uko mubimenyereye hano imbere yacu dufiteho
umumama mwiza cyane kuba abonye ikiganiro cy'ubushize yashakaga umugabo tugiye kuganira nawe tumubaze niba yaramubonye cyangwa se yaramubuze cyangwa se niba akimushakisha. Reka tubanze tumwakire anababwire uko amerewe. Amakuru ni meza, tumeze neza. Ko ndi kumva nta mbaraga ufite mu ijwi byagenze ute? Meze neza nta kibazo. Hari abantu barebye ikiganiro cy'ubushize, bamwe muri bo baragukunze bose nyine nta muntu wigeze avuga ati ntabwo uri mwiza, banaragushimye cyane. Turi kwibaza muri abo bose niba warabikurikiranye waba warabonyemo uwo mukomezanya cyangwa uracyashakisha umugabo. Cyashakisha kuko ntabwo nari namubona. Yego. Ku buryo mu bantu bangana kuriya wabuzemo umugabo? Ntabwo nari namubona, none se ko nabona. Rose urashaka umugabo umeze ute ku buryo 15,000 byose waburamo umugabo? Ubwo wenda wanjye ntabwo yari yabonekamo. Ntawamenya wenda azaza. Muri iki kiganiro uraza kutwemerera utangemo na nimero yawe tugana ku musozo nitujya gusoza, kubera ko hari abantu benshi bayibajije baravuga ati ubushize ntabwo wigeze utanga nimero yawe, hariho n'abakubuza. Wenda bikaba ariyo mpamvu byabaye ikibazo kugira ngo umugabo ntabe yabonekamo ushaka, wabona arimo ariko ukaba yarabuze nimero yawe. Tugiye kongera tuganire, tubwire muri make ibyifuzo byawe n'umugabo ushaka, ku buryo uri buze kureba ikiganiro akumva ibyo usaba byujuje, ari buze kuguhitamo mukahura mukaba mwanaganira. Nta kibazo, nimero turayitanga. Nimero turi buyitange nitujya gusoza ikiganiro. Kandi icya kabiri cyangwa mbabwire, nshaka umugabo ukunda Imana, ukunda gusenga. Icya gatatu, nshaka umugabo uzankunda akankundira abana. Mbese umugabo uzaza tugafatanya ubuzima bwa buri munsi, abaye afite akazi gafatika, yaba akiri kwishakisha ariko nanone afite ifatizo, nabwo nta kibazo. Kuko icyo mpamya neza ko ubushobozi n'ubushake nibyo cya mbere. Kandi nanone abibwira ngo amafaranga ntabwo yubaka, icyo nshaka ni urukundo ruhagije, nta bindi bintu mwifuzaho. Kuko abaye atankunda, ntabwo nshaka umuntu uzaza ngo tube twagirana ibibazo. Nshaka umuntu uzankunda akankundira umuryango mbamo, nicyo kintu nifuza. Muri iki kiganiro cy'ubushize twakoranye, Yego. waba warakurikiranye ibitekerezo by'abantu bagiye bashiraho ku icyo kiganiro? Yego, ni bamwe na bamwe nagiye numva mbona ibiganiro byabo, ariko bitewe n'uko nta mega nari mfite ntabwo nabashije kubona abasubiza. Batubwiye ko uri umudamu ufite amafaranga, ufite byose ukeneye, ikibura ari umugabo. None utangiye kuvuga ko utabonye mega zo kureba ikiganiro, urumva abantu batari bugire ngo baratubeshye? Ntabwo nababeshye, bitewe n'akazi kenshi no kurangiza gukora akazi umuntu ananiwe, niyo mpamvu. Tugiye kugusomera mu bitekerezo bimwe na bimwe abantu bagiye batanga. Bo uraza kutubwira. Turareba, ntabwo turi burebe byose, turareba bimwe nyine bisa naho biri byanyabyo. Niko. Hari uwabajije se ngo muba muje gukina n'abantu ko nta nimero yatanze?
yaribajije ati muba muje gukina n'abantu ko nta nimero watanze. impamvu tutahise tuzitanga nuko tutahise tubona, twabanje kureba abantu badukurikiranye, tubasha no kureba ubushake bw'abantu badushaka natwe ubwacu, ariko nimero ze zirahari kandi ziratangwa. none se ngo waravuze ngo mu kiganiro cy'ubushize ngo ufite imyaka 28, none umusore w'imyaka 25 urumva wamumaze? ntago kubaka cyangwa se kubw'urukundo ntago bigendera ku myaka, ntago bijya bigendera ku myaka rwose. ntabwo bigendera ku myaka. Yego. undi nawe yaribajije ati none se mwampuje nawe ko mfite akazi tukikundanira twafatanya byose, ni iki wamusubiza? afite akazi basi yaba yiteguye kumanaginga ubuzima bwose nahura nabwo ko twabufatanya. none se ko hari abibajije ngo mbere ngo umugabo wifuza ni gute wamubura mu buzima busanzwe, ku buryo wajya hano ukuntu uza kuri YouTube ngo ukabaza niba ariho umugabo yaboneka, ngo byapfiriye kugira ngo mu buzima busanzwe uba utarabona umuntu muhoza. bose naje gusanga nta mutima ukunda bari bafite, bose twajyaga mu rukundo, bose bikarangira bambereye inyatsi. kugira ngo ugereho utandukana n'umuntu cyangwa ubone ko yakubereye inyatsi, ni ibiki ugenderaho? ni ibiki nyine bituma uvuga ati uyu muntu ntabwo nshoboye gukomezanya nawe, ku buryo bagenda baza nyine bikarangira nyine mutanye? ikintu cya mbere njyewe nabonye kamere cyangwa se n'imico n'imyifatire bihabanye n'amarangamutima yanjye, niyo mpamvu. hari n'abagiye bibaza ati umuntu yaza mu buzima bwawe nyine, ati wavuze ko witwa Rusi ufite abana 3, nibyo? Yego, abana 3 barahari, mfite abakobwa 2 n'umuhungu 1. abandi baribaza ati se asoma ku nzoga, asa afite ikihe kibazo kindi kijyanye n'ubuzima? hari abantu nyine baba bafite ikibazo cy'ubuzima, ni ukuvuga ngo nko kurwara nyine. njye nta na kimwe ngwaye, habe na gito pe. Rusanywa inzoga? usibye no kuyinywa sinagera no mu kabari inywegwamo. impamvu nyine bagiye babyibaza, hari abagabo batinya abagore banywa inzoga, cyangwa se nyine urabizi ko hari abantu banywa inzoga zikagira ibyo zibakoresha. niyo mpamvu ubwo bagiye bibaza gutya. tugiye rero kuguhereza umwanya uganirize abagukunze, abifuza ko wabana nabo nk'uko wabisabye, abagushaka ubabwira uti noneho guhera ku murongo kugeza hasi icyo nshaka ni iki, umusore cyangwa umugabo ubyujuje aba ari we uvuga muri komenti ati ndahari. nshaka umusore ukunda Imana, wubaha Imana, ikindi cyongera akaba afite urukundo rwa nyarwo. ikindi nasorezaho no kuba nkundira n'umuryango, mfite famiye, mfite mama n'umugabo we ari we data wacu, papa yarapfuye. ikindi cyongeyeho mfite n'abana 3, urumva ko rero turi umuryango twuzuye. ikindi nabasaba burya iyo uje ufite urukundo rwa nyarwo biba sawa cyane, ko
ko bindinda ibyo ninjiyemo by'urukundo bindinda kwicuza nkicuza impamvu nabyinjiyemo. Murakoze. ngo kuba afite imyaka mikeya ntacyo bigutwaye, kuba adafite ubushobozi nabyo ntacyo bigutwaye, icyo ushaka ni urukundo. Ku myaka yo, imyaka ndayigarukaho, buriya imyaka ntabwo ariyo yubaka, hubaka urukundo. Ikindi kuba afite akazi sawa, aba atagafite nabwo ntabwo namusubiza inyuma ngo ni uko ngo nta kazi afite. Buriya akazi kararangira n'ibintu bigashira, ariko urukundo rwo nasanze ntabwo rujya rushira ngo rurangire. akaba ariyo mpamvu icyo washyize imbere ari urukundo. Buriya urukundo ruramutse rudahari nta cyaba kigenda, kuko ni hahandi muba mwicara mushondana mushwana ukuntu. Burya urukundo ruramutse ruhari, kubahana bihari, nta gasuzuguro kaba mu rugo rwanyu, yaba ari fureshi kurushaho. Rusi, ndashaka umugabo cyangwa se umusore. Impamvu mvuga umugabo cyangwa umusore ni ukubera ko nyine wowe icyo ushaka ari umusore cyangwa umugabo ufite urukundo. Ndashaka umubwira amagambo amuhamagarira kuza mu buzima bwawe. Ahubwo ntiwabungoye. Oya, ntabwo wabura ikintu, nyine ikintu cyahita kimwihutisha kuza. Rega kugira urukundo, hari n'abandi nyine baba bafite uburyo. Nyine ni iki ugiye kubwira umukunzi wawe utegereje uzava hano? Ni iki ugiye kumuhamagara ku buryo aho ari hose niyumva ari woza? Tugiye kuguha umwanya rwose umubwire ikiri ku mutima wawe. Naza niteguye kumukunda, kumwubaha, mbese nzamukorera buri kimwe kigomba umubyeyi uri mu rugo rwe. Umubyeyi uri mu rugo rwe? Abantu nk'umuntu umukunda kandi witeguye kumwumva. Yego. Ubwo gutyo uramuhamagaye? Nibwo buryo nshoboyemo kumuhamagara. Ugiye kureba hariya umubwira ati wowe musore cyangwa umugabo wanjye w'ahazaza. Umubwira ati gutya na gutya, ngo ibi n'ibi biragutegereje. Karibu mu rukundo kandi ndagutegereje. Nzakwakirana yombi igihe uzaba waje rwose. Ngwino kandi ngwino urisanga. Yego. Rusi, ntabwo ujya usobanura aho umugabo wa mbere ari, kandi rimwe umuntu azaza nimumara kuba hano ujya ubona ati uwo mugabo ari gutesha umutwe, kandi umuntu waje mu rukundo yikenereye amahoro ari urukundo, ntabwo ashaka undi muntu umuvangira. Kugeza ubu ngubu ibyo bintu bimanaginga ute? Umugabo wasize mufitanye n'abana, ni gute urizi neza ko atakwivanga mu rukundo uzajyamo n'undi musore cyangwa umugabo? Ndi umuntu ukunda amahoro, kandi umuntu witeguye kubana nanjye nzamuha amahoro. Uwo mugabo murimo mumbaza nta mugabo uhari, kuko naje hano kumushakira hano ntawe mfite. Iyo aba nari mufite ntabwo nari kwigonza hano. Icyo cyo reka ntibabohoreho, ntawe uzaza kwigwa batera induru cyangwa se urusaku. Yego. None ni gute uvuga ngo ntawe mwarabyaranye ahita agenda burira ko burundu? Nyine nabifata nk'ab'iki gihe, ubwo nawe yambereye inyatsi nk'abandi bose. Ntabwo ajya akaruka nkakubwira ati abana barihe ko nshaka kubasuhuza? Njyewe ubyimenyera, haba ku gato haba no ku kanini.
cyane yuko uwa mbere imfura ya mbere yiga materinite yiga pirive hari igihugu niho yiga mu wa mbere muririra amafaranga ntago nababwira umubare mwishyuye amafaranga menshi kandi nkabasha kubimanaginga kuko ubuzima bwinshi nagiye mbucamo rwose rero nta kintu wambeshya niyo mpamvu nshaka umuntu dufatanya urugendo tugafatanya ubuzima bw'ejo hazaza. urabizi hari abagabo benshi batinya bakumva nk'umudamu afite abana batatu akavuga ati abana batatu nzashobora kubarera, bivuze ko uvuze ko wowe n'ubundi bwawe wenyine wihagije abana uwa mbere umwishyurira pirive kandi ku mafaranga nyine utavuze umubare ariko ku giti cyawe ni menshi ku buryo kwita ni menshi bitewe n'ubuzima umuntu aba abayemo ariko nanone n'Imana nayo ikabasha kubana nawe biri kure cyane iyo mbonye umwana uzi ubwenge n'umwana w'umuhanga ariko nanone bitavuze ko nyine Imana nayo tuba hafi tukabasha kumurihira. ni ukuvuga ngo umugabo nyine waba yarakubonye yakumva ko kuba ufite abana batatu bibaye ikibazo umumaze impungenge. Kuba mfite abana batatu ni umugisha kuri twe none se mbabazi wajya kuzana umuntu utabyara icyo ni ikibazo n'ihurizo mbahaye wajya kuzana umuntu utabyara umuntu ubyara byo nibyo ariko kugira abana batatu ntago waza ngo ukunze mama we ngo hanyuma inshingano nk'izo zose zo kuriha minervaye kugira ute ngo uzihonye ntabwo nyine wazihunga kuko uramutse uzihunze nanjye ntabwo waba unkunda waba umeze nka ba bandi nyine baza n'ubundi bagahita bagenda ariko umuntu nshaka ni wa muntu uzaza akamfasha inshingano z'ubuzima. Yego bivuze ngo umugabo ushaka kuza aze yiteguye kuriha minervaye agakomereza aho wari ugeze mbese no kugufasha n'abo bana. tuzafatanya nanjye ntabwo nzahita mbimuha ntabwo umugabo wese yaza yiyemeje gufata inshingano z'urugo wenyine kuko kubaho kw'iki gihe ni ugufatikanya. babibemeje no mu kwivugira uravuga ati niyo yaba adafite akazi ariko akaza njyewe uko ndi ubu ngubu ndihagije nanamufasha nawe kugira uburyo yihagararaho nk'umugabo agakora. ntabwo mvuze ngo yamuririra buriya no kungurana ibitekerezo nabyo yaba arimo kumfasha cyane ntabwo kumfasha ari ukumuririra ahubwo n'ibitekerezo no kungurana inama no kugirana inama yaba ari byiza kandi aba ari byiza kurushaho. Yego bivuze ngo abana icyo agomba kuba azi uwo mugabo ni ukumenya ko abana bahari ariko ntahangayikishwe nabo. rega umwana aho ava akagera n'umugisha kandi aba ari umugisha wo muri urwo rugo ntabwo rero ari umugisha uzaza ngo wigendere kuko abana bagezemo bakamukunda. ku ivanguramutungo ni ukuvuga ngo iyo wagize ivanguramutungo biba bisobanura ko nyine buri wese ngo azashake ibye mugahuriza hamwe ibyo yagusanganye bikaguma ukwabyo n'ibyo uwamusanganye bikaguma ukwabyo ariko uko mubishakanye ibyo mushakanye akaba ari byo muhuriza hamwe none ubwo urumva urwo ari urukundo. nari ndimo nkubwira ndabyumva nta rukundo rurimo ariko nk'abantu bakundana ibyo nta n'ukwirirwa tubitinda nakubwiye ngo bizaterwa n'uburyo nzaba mbona tumeranye. uko mugenda muganira niko
azajya arushaho kumenya nanjye nkagenda mumenya, hanyuma tugakorana ikiganiro tukabihuriza hamwe nyine, tugafata umwanzuro hamwe y'iki tugomba gukora. niba ari imitungo yabagenzaga mbabwira ati mukureyo amaso ni ugusezerana ivanguramutungo. Oya, nanone abaye atari urukundo rwabagenzaga bo nyine bo bigumireyo, ntibigwe banaza kunshakisha. Nimba ari imitungo yabagenzaga yo rwose bigumireyo, kuko umuntu aba yarabishatse bimuvunnye. Ikiganiro cy'ubushize bambajije nimero ari benshi, Rusi uremera gutanga nimero yabo? Nimero yanjye ndemera kuyitanga, ariko kuyitanga ntabwo ari ukuyasasa nanone. Yego. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko hari uwayifata akagenda akayihererekanya, akayiha n'abadakwiye kuyifata. Yego. Nyine uremera kuyitanga? Ndayitanga. Rero Rusi agiye kuduhereza nimero ku musore cyangwa umugabo ufite gahunda, utazanywe n'ibindi nyine, wemera nyine kugaragaza urukundo rwonyine, ibindi mukazabishaka n'aba ari we ugira agakaramu yandika cyangwa muri telefone azaguhamagare. Yego, aba yazanye urukundo n'indangagaciro. Rusi babwire nimero. 0709145483. Hasigaye abari bambajije nimero rero dore arayibahaye, kandi mwakoze no gukurikirana ikiganiro cyacu. Niba ufite gahunda atari ukumukinisha, ufite n'urukundo, witeguye kwita ku muryango nawe ukamwitaho, iyo nimero atanze aba ariyo uza guhamagara. Rusi ni iki cya nyuma wababwira? Nababwira ko niteguye kubakira, kandi icya mbere ni ugushyira hamwe, nta kindi. Murakoze. Wakoze kudukurikirana. Niba hari ubona ukeneye Rusi aze guhamagara iyo nimero cyangwa yandike.